Ellen yari umwarimu mu kigo cya kaminuza, agakobwa ubona kishimye rwose kadafite ikibazo na kimwe, ariko noneho ababyeyi be bagahora bahangayikishijwe no kuba umukobwa wabo akiri singo, nta sheri afite kandi imyaka imaze kuba myinshi, ariko umukobwa we akagerageza kubumvisha yuko igihe kitaragera kandi yuko urugo atari ikintu cyo guhubukira. Gusa rero uyu mukobwa akaba afite undi mugabo, umusore mama we yamushimiraga cyane, Adrian niryo zina ry'umusore. Ni umusore wabonaga yuko akuze ariko nanone uturuka mu batajiri, mu muryango w'abakire, iwabo ni mu bakire cyane. Uwo ni umubyeyi wa Ellen yashakaga kumushyingira. Adrian na Ellen bari bariganye mu ishuri, ariko umukobwa uyu niwe musore wa nyuma yahaga tansiyo, ntiyabaga amwitayeho na gato rwose. Yari umunyeshuri usanzwe kuri we nk'abandi bose, ariko nyamara mama w'umukobwa niwe wahoraga uvugwa, amumuratira, amutaka bidasanzwe. Nyina ati, reba Adrian niwe mugabo ugukwiriye mu basore bose bari hanze aha, Adrian rwose kandi aragukunda cyane. Ellen sinzi impamvu utabibona, umukobwa rwose ntiyabyumvaga, nta na rimwe yumvaga biza mu bitekerezo bye kwibona ari kumwe na Adrian. Ariko uko iminsi ishira, umuryango n'inshuti ze bamushimira Adrian, umukobwa yagezaho aba kwizima apfa kumuha amahirwe. Ababyeyi noneho si ugukunda umusore, wendaga kuba umukwe wabo bakuba kabiri. Mu birori byose byavamo Adrian agatumirwa kandi akaza yisanga. Nyuma y'amezi 6 bombi bakundana, umusore mu kirori cy'umuryango, Adrian apropose umukobwa imbere y'ababyeyi be. Umukobwa mama we yarumiwe, nyina w'umukobwa amera nk'umeze amababa, arasimbuka arishima, akoma mu mashyi, avuza induru yishima kurusha uwambitswe impeta. Byari bimurenze, yerekana yuko yishimiye rwose Adrian nk'umukwe we mushyashya mu gihe kiri imbere. Gusa ku mukobwa wabonaga nta birenze rwose, ahubwo bimuteye nk'isesemi. Yarameze nk'umuntu uri confused, udasobanukiwe neza ibirimo kujya mbere, wabonaga atabyumva kabisa. Ntabwo yari arimo kubyiyumvisha ukuntu yambitswe impeta na Adrian. Ntabwo bashaka kumenya niba byishimiye cyangwa se ayambaye kubwo kubura uko agira. Gusa nyine yaravuze ngo yego, arabyemera, impeta arayambara. Umugoroba wose bawumaze babahiriza za felicitation, babakomera amashyi, babashimira intambwe nshya bateye, barya banywa. Umukobwa akagerageza kumwenyura, akanaseka rupe, ariko ijoro ryose amaze gutaha, ijoro yari rimaze yitekerezaho, mu mutima ibibazo byabaye byinshi. Ati, ariko ubundi koko kuki nabaye ikigoryi nkabyemera? Iyi mpeta ntabwo nakabaye nyambaye, ntabwo nakabaye nayakire mu mutima. Atariko basi ntacyo, wenda ahari wenda wasanga ari uko nyine ariyo destiny yanjye, ari uko bigomba kugenda. Gusa nanone Adrian ntabwo ari mubi cyane urebeye inyuma, nubwo ngiye rwose numva namukunze, ndumva bidahari pe, ndumva bitazi. Nyuma y'iyo mpeta, ubukwe nabwo bwari buteganyijwe mu mezi 3 gusa ari imbere. Nyuma y'ibyumweru 2, Ellen yicaye mu rugo muri salo, afite mashini ku meza imbere n'ikirahure cy'amazi hafi aho, arimo kureba ku website atandukanye, ku mbuga zitandukanye zose, amakanzu meza y'abageni agezweho. Suddenly imashini yahise izima, agerageza kuyiristatinga, arayizimya, arayatsa, ariko imashini yanga kwaka. Mashini iramunanira, kandi noneho si ikanzu gusa yarebaga, yari arimo no kureba laptop yari irimo ibindi bintu byinshi cyane akeneye gukoresha mu kazi. Umukobwa ugakoresha telefone ye, n'ubundi agerageza kureba ama repair shops, ahantu hashobora kuboneka umuntu wamufasha gukora imashini yabona, n'umutekinisiye pe, abenshi baranamwitaba. Ariko hafi ya bose ikibazo yagize, ntago bakoraga muri iyo weekend yari arimo. Gusa uwo yabonye aramuhamagara, undi nawe amubwira yuko rwose nta kibazo, iki cyose yazana mashini ye bakayitunganya, bakareba ikibazo ifite, amuhereza adresse zakorera. Umukobwa arihuta cyane, ajya yahageze, atungurwa no gusanga ahantu agiye gukoresha imashini ye hameze nko mu rugo rw'umuntu. Ntabwo yari ofisi cyangwa se ahantu ubona umuntu yakabaye akorera akazi. Yumvishe bimucanzemo gake, ariko nanone kuko yarakeneye yuko imashini yikoreka, arangije nyine aragenda kuko yarakeneye amakuru yari mu mashini, yarakomeza arinjira. Gusa icyo yabonye gitandukanye cyane n'icyo yari yiteze. Umugabo waje kumukingurira yari ari mu kagare. Umutekinisiye amaze kureba ikibazo imashini ifite, abaza Ellen niba ashobora kwicara agategereza cyangwa se yaba atashye akaza kugaruka nyuma y'isaha imwe. Ariko umukobwa nawe utumva ukuntu bimworoheye, yemera gutegereza. Ubwo arimo abarira abanyamakuru inkuru y'ubuzima bwe, yarakomeje ati,
arimo afungura imashini yanjye ngo ayikore. Mu by'ukuri sinari ndi kubasha kumukuraho ijisho, namaze umwanya mwitegereza mureba, ariko twahuza amaso nkumva ngize isoni mbuze aho nkwirwa, ariko nkijijisha ngakomeza nkamureba nkamwarira muri telefoni yanjye. Ni umusore ukiri muto ufite imyaka nka 29, 30 na 31 gutyo. Nakomezaga kumureba kuko first of all yari mwiza cyane uwo musore, ariko nanone nkumva bisa naho ari impuhwe mufite wenda z'uko umwana muto nk'uwo mwiza gutya afite ubumuga kuri iyo myaka, nkibaza uko byamugendekeye. Nkumva mfite amatsiko menshi cyane yo kumenya uko uyu musore byamugendekeye, nshaka kumenya ese habaye iki. Derek arimo akorogoshera imashini yanjye, yubuye umutwe arandeba ati nitwa Derek by the way. Ndabizi ushobora kuba ufite amatsiko yo kumenya impamvu nicaye mu kagare. Ambwiye gutyo umutima wanjye naravuze nti koko mana abimenya ate, wagira ngo yasomaga mu bitekerezo byanjye. Ubwo Derek arakomeza ati 7 years ago, imyaka 7 ishize, inshuti yanjye yaguze imodoka nshyashya. Byari ibyishimo bikomeye cyane, njye nawe twari tunezerewe, so twagiye kuyimenaho amazi. Rero dutembera mu mujyi wose duseka, duserebura, twishimye cyane, tugendera ku muvuduko utabaho, cyane ko yari mu masaha y'ijoro, bwari bwije, bisa naho twari twenyine mu muhanda. Inshuti yanjye rero yari isanzwe izi imodoka pe, kandi imenyereye ibyo gutwara, so numvaga ntabwo buke mfite. Ariko rero nanjye sinamenye uko byagenze. Mu isegonda rimwe gusa mugenzi wanjye yataye kontrole, ati icyerekezo. My friend, nashidutse, twembi turimo twinjiza muri ambulance. Sinari ndi kubasha gusobanukirwa neza icyabaye, nari meze nk'uwabuze ubwenge mo gake, ariko duke nabashaga kubona. Narebye abapolisi ndabamenya bari kumwe n'abaganga baduhagaze hejuru, abantu bashungere. Mbese byari byacitse, ariko sinabashaga kumva neza ko narakomeretse. Sinabashaga kumva niba hari n'undi muntu twari kumwe. Imodoka twarimo yo yabaye uburere, hahandi utabashaga no kumenya ibara cyangwa se ubwoko bwayo. Byari ibyuma bishinyitse gusa. Namaze igihe kirenga umwaka wose mu bitaro. I was the only survivor but lost my both legs too. Nigege nyine warokotse impanuka, ariko nanjye amaguru yanjye yombi yarahasigaye. Nabaye deprime, narwaye icyitwa depression. Namaze igihe kinini mfite agahinda gakabije, ntabasha kukubwira weho ngo kumva. Ikintu cya mbere nakoze kigora mu buzima ni ukwicara ugatangira gusoma amafoto yose wari ufite muri telefone, wari ufite amaguru, kugira ngo ubashe kwakira kwibona mu yindi sura nshya. Birababaza cyane, byaramarira gusa kumva mu gitondo nari mfite amaguru nayirirwanye, ariko nyuma y'amasaha make cyane nkabona kibasha guhagarara. Natinze kubyakira, namaze umwanya nibaza, nshaka ikintu cyajya kinyibagiza kwitekerezaho. Gusa sinashoboraga kujya mu biyobyabwenge kuko nari narabonye abo byica bahagaze. Uretse n'ibyo kandi nari mbuze akazi, nta mafaranga yabyo nari kubona, cyane ko nabyo birahenda. Natangiye gutekereza ikintu nkunda gukora kurusha ibindi, ku buryo nagikora ntarambirwa. nsanga nkunda cyane ibintu byo gukanika, gukora ibintu byose bya electronique by'ikoranabuhanga. Telefone ifite ikibazo y'inshuti yanjye nayikoraga nishimye, kandi nkabonera ko uretse mu gihe gito cyane, kandi noneho nkumva nyiri ikindaje ishinga atari amafaranga bampa, ahubwo ari ukubona yuko koko nkora telefone bateranyije nare nanazi ikibazo yagize, nkagishaka nkakimenya nkayikora kandi gakoreka. Nari mwiza cyane mu gukora za computer, nabonaga nshoboye gukora ibintu bya laptop, kandi ni nabyo nari narize muri kaminuza. So rero mu by'ukuri nari mbishoboye, nanjye ubwanjye nari mbizi yuko mbishoboye. So nuko rero nahisemo kubikora, ntangira aka kazi ubona ngakora nshaka igituma ntigunga, ntihugiraho cyane ngo ntekereze cyane ku kibazo cy'amaguru nari mpuye nacyo, kandi nari mfite ubushobozi bwo kugira icyo mbikoraho. Gusa siniyumvishaga ko kari akazi kagira kakavamo umwuga muzima, ku buryo ubu ngakuramo amafaranga pe, ngakuramo amafaranga ntari no gukorera nkiri muzima. I mean nkibasha kugenda. Umusore yarangije kumbwira inkuru ye
laptop yanjye nayo asa n'aho ayirangije irimo irakoreka, ariko yagombaga no kuyimanagurira akagira n'utundi tuntu duke duke yambwiye ntibuka ngo yagombaga guhinduraho ku buryo ngo byagombaga gufata akandi kanya. Derek ati niba ushobora kuyisiga ariko wazayisanga ejo byose byarangiye nta kibazo, for the rest of my day. So nagiye ntekereza ku nkuru y'uwo musore, nyitekerezaho cyane cyane nkibuka ukuntu aseka neza, ari mwiza cyane, afite amaso meza. Umunsi ukurikiyeho nibwo nagombaga kujya gufata mashini yanjye, nari narajeyo, mu by'ukuri nari nyikeneye cyane, ariko none nkumva impamvu nyamukuru yo kujyayo n'ebyiri. Ndibuka neza nabaze umwanya munini cyane ndimo guhitamo agakanzu keza ndibuze kugenda nambaye kambere, kandi wibuke yuko bampropose nambaye impeta. Ngeze ku rugendo narasonnye, ariko none nkumva ndi narose, mfite akantu k'ubwoba muri nje. Derek yarankinguriye, yakingura amwenyura ati now imashini yawe noneho nayitunganyije, byatunganye rwose, imashini yawe yarangiye, ubu ngubu wayitwara ukajya mu kazi kawe. Ariko Derek mbona nawe atunguwe no gusanga nihuta nk'uko yabitekerezaga. Narahatinze gato pe. Ubwo Derek batoka niba koko ugifite iminota twasangira icyayi, nanjye ntabwo ndafata breakfast kuva mu gitondo. Twaraganiriye biratinda. Derek umusore nawe nabonaga asa nawe yakunze presence yanjye hafi ye, arantumira ambwira yuko ngo niba ntacyo bintwaye twahura muri weekend tugatembera muri parike, niba numva nta yindi gahunda mfite. Kuva uwo munsi twatangiye kujya dusohokana kenshi, tugasangira, tukavugana kuri telefone umwanya muremure. Like nisanze nibagiwe yuko mfite ubukwe mu mezi make ari imbere. Gusa aho niho natangiye gutekereza neza ku mpamvu ubundi ngomba kwimarira na Adrian, kandi ntabikunze, nta byishimo mfite, nta n'umunezero. Nkumva simbasha kunezerwa ndi kumwe na Adrian nk'uko numva kanezerewe ndi kumwe na Derek. Ubumuga bwe kandi ntibwigeze bunkanga na gato, kandi noneho Derek yari n'umuntu mwiza ufite ubumuntu n'urukundo rwuzuye. Sindiriwe nigora mubwira yuko mfite fiance kuko deja umwanzuro wo kutimarira na Adrian nari namaze gufata. Inkuru nyikojeje mama rero ko ntagisingiwe. Yaranciyemo gatatu ati ye nta n'isoni, uranga umugabo ushoboye wabonamo hazaza ngo ubonye undi, byongewe none ikimuga. Ellen ikigurye cyonyine, umusazi wenyine wakora ibyo bintu, ariko uruzuye muko nyumva neza. Nutabana na Adrian nanjye unyibagirwa ubuzima bwawe. Ngo mama kimbwira ryo narikanze, bisa naho atabashaga kunyumva, kandi ntako nari nagize ngo mwereke yuko njye natari ku bushobozi bwo kubaho buhari. Ariko mama ntabwo yigeze ntega amatwi. Nabaye mvuye mu rugo gato njya gukodesha ahandi, nkodesha aparitoma ahantu ngabanza byakire. Ndavuga mama nyine Adrian we sinari kubasha guhura nawe amaso ku maso ngo mbashe kumuhakanira ko nta bukwe buhari. Izo mbaraga ntabwo nari kuzibona pe, ariko naramuhamagaye nyine kugira ngo mbimumenyeshe, mubwire ko nayindi ibitekerezo. Naramuhamagaye mubwira yuko atari umugabo w'inzozi zanjye. Kuri telefone nti there is no wedding, so nta bukwe buhari Adrian, kandi mpitana namukupa kugira ngo tutarushaho gukomeretsanya. Numvaga nta rukundo burya nta n'umunezero uhari, kandi Derek we numvaga mukunda, kandi rwose nawe nabonaga bihari, nabonaga nkunda. Nyuma y'amezi 6 twaje gushyingirwa. Of course ababyeyi banjye ntabwo baje mu bukwe, hari gusa inshuti zacu n'ababyeyi b'umusore gusa. Nta n'ikibazo byaduteye pe, ababyeyi banjye narabihore. Nahuraga ntegereje umunsi mama azabasha kunyumva, akabona yuko ubuzima bushoboka umuntu adafite amakuru. Derek yakomeje gukora cyane ku makompiyuta rwose. Derek akaruka gake cyane kubera abantu benshi yabaga afite bashaka bakorera amakompiyuta. Nanjye rero uko ndakigisha muri ya kaminuza, nyuma y'umwaka umwe tubanye nk'umugore n'umugabo, Imana yaduhereje impanga z'abakobwa. For the first time ababyeyi banjye nibwo bwonyine bageze iwanjye, ntibahura n'abuzukuru gusa, ahubwo bahura n'umugabo wanjye Derek bwa mbere mu buzima. Uyu munsi ndishimye cyane bitavugwa, nubwo bwose ntabura abakimbwira yuko nahisemo nabi, ariko ndishimye. Inkuru yigisha, iyo ukunze umuntu by'ukuri uramukunda gusa, ntaza ariko wenda cyangwa se kubera iki, ibyo ntabwo bizamo. Urukundo rwa nyarwo nuko rukora.